turambure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, dusome ibice 24, duhere ku murongo wa 32. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice ni 24, duhereye ku murongo wa 32. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko buzamera ubwo Yesu azagaruka. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye iyo bikamera, menya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziraho. Amen. Mureke tuyafatanye n'andi magambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ni ibice 13, naho duhere ku murongo wa 11. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice ni 13, turahera ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo waho nawe uravuga ngo kuba maso. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu mugoroba ndanezerewe guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana kugira ngo tuvugane iby'Imana yadushyize ku mutima. Tuvuye mu mwanya mwiza, twaramyaga Imana mu bihimbano by'umwuka, tuyiramya tuyihimbaza, ibihimbano by'abaririmbyi. Ariko uyu mwanya tugiyemo ni umwanya nawo tugiye kumva cyangwa se kuvuga ibyahumetswe nayo, kugira ngo nabyo bitwigishe uko dukwiye kwifata, bitwigishe imyifatiro yacu ya buri gihe. Yesu nashimwe. Byose rero bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Amen. Byose bidufatanyiriza hamwe kutwubaka. Haleluya. Kuramya ni byiza, ariko no kugira ijambo muri twe bikaba akarusho, kuko iri jambo ritinya ibintu byahumetswe n'Imana, ni ibintu bikomeye cyane. Amen. Tugiye kuganira iki rero? Tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe uvuga ngo guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Guhora twiteguye
kugaruka kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Umuntu yitegura uwo bafitanye gahunda. Amen. Ntabwo wakwitegura umuntu udafitanye gahunda. Haleluya. Imyiteguro wabaho uvuga ngo ntegereje umuntu, kuba utegereje umuntu ni uko hari icyo mufitanyeho gahunda. Twebwe abakristo rero, twebwe abarokore, twiteguye Kristo ko azagaruka. Amen. Haleluya. Natwe abarokore twiteguye Kristo, dufitanye gahunda na Kristo wacu ko azagaruka. Niyo mpamvu tumwiteguye, guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu. Yaravuze ngo ngiye kubateguriraho muzaba, kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo tubaneyo namwe. Imana ishimwe cyane. Iri ni isezerano ntakuka umwami w'abami yadusigiye. Ntago yavuye hano mu isi ngo adusige nk'imfubyi, nta nubwo yavuye hano mu isi ngo agende ntacyo avuze, ahubwo yadusigiye isezerano ridukomeza, ritwubaka buri gihe, umunsi ku munsi. Abizera duhora dushikamyeho tuvuga tuti uko bizagenda kose dutegereje umwami wacu ko azaza kudutwara akatujyana aho yaduteguriye, twebwe abamwemeye. Amen. Ese nawe uramutegereje? Uramutegereje? Haleluya. Utegereje umukiza? Haleluya. Umuntu ategereza uwo bafitanye gahunda. Twebwe abarokore udufitanye gahunda ni Kristo. Haleluya. Kuko yaratubwiye ngo ndagiye, ariko singiye nk'utazagaruka. Yesu azagaruka. Ngiye kubategurira mwebwe abemeye izina ryanjye, mwebwe abemeye kugendana nanjye, mwebwe abankurikiye, mwebwe abemeye guhara ibyanyu, mwebwe abemeye gusiga ibyanyu, mukemera gutukwa ku bwanjye. Hari aho ngiye kubategurira, kandi nzagaruka mbajyane. Iyo ni isezerano rikomeye twahawe n'umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Nuko rero Yesu arangije amaze kutubwira ko agiye kudutegurira aho tuzaba, ariko kandi atubwira ijambo rikomeye. Imwe mu magambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo, atubwira ngo mube maso. Yatanze ikigereranyo ngo nk'uko ku gihe cya Nowa, abantu babwiwe yuko bakwiye guhunga umujinya w'Imana, bakwiye guhunga umujinya uzatera, babigira nayo. Nowa avuga ubutumwa, babigira nayo. Nowa arababwira ngo mwihane, babigira nayo. Imana iramubwira ngo ubaka inkugi. Nowa yubaka inkugi igihe kirekire, babona yaracanganyukiwe. Abantu ngo bararongoraga, abantu barashyingiraga, ngo abantu bararyaga, ibinezeza byariho. N'icyo gihe rega naho iterambere ryari ririho. Ibyifuzo by'abantu, ibyo bashaka gukora byose, ibinezeza imitima y'abantu byose byari bihari. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nubwo abantu banga kumva, nubwo abantu banze kumva icyo gihe bari baraburiwe. N'uyu munsi rero turacyavuga ngo no ku gihe cya Nowa bararongoraga, bararongorwaga, barakoraga akazi, barabakaga amazu, bakoraga ibyo bakora byose bibanezeza. Ibyo byose byabagaho. Ariko ngo igihe kimwe ntibamenya ko Nowa yageze mu nkuge, haza umwuzure urabatwara bose. Nyamara bari baraburiwe, kandi bari baraburiwe. Niyo mpamvu ijambo rikomeza kutubwira ngo tube maso, kuko tutazi umunsi n'igihe umwami wacu azagarukira. Ijambo ryatubwiye ngo n'abamarayika bo mu ijuru icyo gihe ntago bakizi, n'umwana nacyo nawe ntacyo azi, uretse Imana Data yonyine niyo ifite iryo banga. Haleluya. Bakristo bene Data, uretse Imana Data niyo yonyine izi igihe uwo munsi uzaberaho. Ariko Yesu icyo yatubwiye, icyo yatwingingiye, akatubwira ati rero ubwo bimeze gutyo muhore mwiteguye. Arongera avuga amagambo meza, aravuga ngo dore nyir'urugo iyaba yamenyaga igihe umujura yazira gutoborera inzu, ukaba uzi ngo uyu mugoroba
ku isaha ya 3 hari umujura uri buze kwinjira iwanjye, waba maso ukamurarira ukamutesha ntagusenyera inzu. Ngo niko rero uko utazi igihe umujura yaguterera, niko n'umwana w'umuntu igihe azazira, nawe niko tutabizi. Icyo kintu kirakomeye, bwoko bw'Imana, kirakomeye. Dukora ibyo dukora byose hano muri iyi si harimo ibinezeza, nkuko ku gihe cya Nowa hari ibinezeza. N'uyu munsi noneho navuga ngo birushijeho. Uyu munsi ibinezeza bituma duhora duhangayitse, bituma duhora twifuza, bituma dushaka kugera ku bintu by'ibitabashwa n'ibiki byose birahari byinshi. Ariko byabaho byagira, Yesu azaza. Haleluya. Uko byagenda kose, uko byabaho kose, no ku bwano w'imvura yaraguye. Hanyuma rero noneho Pawulo nawe yandikira aba Baroma, muri aya magambo twasomye hejuru hari amagambo yari yabanje kubabwira, ababwira ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashoboje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihuriza muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Noneho hano hasi ho twasomye ngo nuko mujye mugenza mutyo. Iri jambo rivuga ngo mujye mugenza mutyo, ni ibingibi nsomye hejuru yababwiraga, yavugaga mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Haleluya. Mujye mwirinda ibi byose yavuze hano haruguru maze gusoma, kuko muzi neza ko igihe cyo gukanguka gisohoye. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ushobora kwibaza ngo ngiye maze mu gakiza imyaka myinshi, kandi ibi bintu byo kuza kwa Yesu babivuze inshuro nyinshi, nta kibazo. Ariko icyo nkubwira ko ni uko ugomba guhorora imaso. Dore agakiza kacu karatwegereye ku igihe twizereye, kuruta igihe twizereye. Bene data nshuti y'umusaraba, Yesu azaza wabishaka utabishaka. Yesu azaza muri situwasiyo uzaba urimo iyo ari yo yose. Utunze ntabwo bizabuza Yesu kuza, ukennye ntibizabuza Yesu kuza, urwaye ntibizabuza Yesu kuza, unezerewe ntabwo bizabuza Yesu kuza. Situwasiyo yose y'ubuzima waba wicayemo, uko waba umeze kose, ndagira ngo utangarize iri tangazo rivuga ngo Yesu azaza. Tubishaka tutabishaka, uretse ko ngenda bishaka. Haleluya. Ngenda bishaka, wabishaka utabishaka, ntabwo bizabuza Yesu kugaruka gutwara umugeni wamwemeye. Haleluya. Haba ku manywa haba nijoro, Yesu azaza. Haleluya. Uko byaba kose, nta na kimwe gihari gishobora kubuza umwami w'abami. Abageni barimo baritegura mu rwambariro rw'abera imyambaro imiranigana. Wowe uhagaze hehe mwene data? Haleluya. Abageni bariteguye, ntabwo bakanzwe n'iyi si y'akajagari, ntabwo bakanzwe n'iri terambere, bibaye bitabaye, ariko biteguye ko umwami wacu azagaruka. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo utangarize iri tangazo, nudushaka utahana icyo ngicyo, umenye ko uko bimeze kose, ubu uri umusiribateri utegereje kurongora, Yesu azaza. Ubu uri umufiyanse n'umufiyanse, Yesu azaza. Ubukwe bwawe butaraba cyangwa se bwabaye, Yesu azaza. Ubu ubyaye cyangwa utabyaye, Yesu azaza. Nta kintu na kimwe gihari ushobora kwitwaza gishobora kuba inzitizi yo kugaruka k'umwami w'Imana w'Imana. Ntabwo dukanzwe n'aka kajagari ko mu isi. Mugeni ariteguye. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, yego, dore igikwiriye, ubutumwa bukwiriye muri isi ya none. Ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye muri Amerika, aho uzajya hose Yesu azaza. Yesu azaza. Iryo jambo rirakomeye. Reka iri jambo ndumva, sinzi ukuntu numva ryakwinjira muri buri wese
ugatahana kuvuga ngo Yesu azaza, Yesu azaza. Nta kintu na kimwe ufite, nta mushinga n'umwe ufite ushobora kuba imbogamizi kuza kwa Yesu. Turasabwa kwitegura, turasabwa kuba maso. Niba koko wumva uhamanye n'umutima wawe yuko uri mu bantu Yesu yagiye gutegurira mu bwami bw'ijuru, sigaranira ijambo rivuga ngo Yesu azaza. Imana ishimwe cyane. Guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu rero nabivugaho byinshi, ariko mureke kubw'umwanya n'igihe mvuge utuntu nka dutatu, uburyo cyangwa se icyo bisaba kugira ngo duhore twiteguye kugaruka ku mwami wacu. Kuko uko byagenda kose Yesu azaza, ariko guhora tumwiteguye biradusaba iki, biransaba iki kugira ngo duhore tumwiteguye? Nicyo cyiza twaganiraho uyu mugoroba. Amen. Ni iki binsaba, ni iki bigusaba kugira ngo nawe ube mu myiteguro yo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo? Ubu uri umugeni. Haleluya. Ubu uri umugeni, ni iki bisaba? Ikintu cya mbere nihuse, birasaba kuba maso. Birasaba kuba maso. Umuntu wese utegereje Kristo, utegereje kuza ku mwami, arasabwa kuba maso. Haleluya. Burya hari ukuntu umuntu aba maso, njya numva bamwe bavuga ngo bagiye kuryama bucya bakiri maso, ubwo yabuze ibitotsi. Uko ntabwo ari ukuba maso, uko ni ukubura ibitotsi. Amen. Ariko kuba maso ngiye kubabwira, kuba maso ni iyo uri maso ni ukuba maso ufite uwutegereje. Uri inyuma, utarataha, urumva mbega ukibaza ese araza ryari, uyibaza se arahagera asanga, ariko utazi n'igihe ari buzire. Apana wa wundi wabuze ibitotsi, waryamye akabura ibitotsi. Nuba maso ufite uwategereje. Uko niko kuba maso. Biragusaba kuba maso utegereje umukiza. Haleluya. Kandi uku kuba maso utegereje umukiza hari uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo ari kurara udasinziriye wenda ureba mu kirere ngo Yesu aramanukira muri plafo. Oya. Hazanyura ntabwo uhazi, nuko azaza ntabwo ukuzi. Gusa turasabwa kuba maso. Hanyuma kuba maso ni ukuba maso wumva uri mu mwanya ukwiye, uri aho ukwiye kumutegerereza. Imana ishimwe cyane. Ni ukuba maso uri aho ukwiye kumutegerereza. Amen. Uku kuba maso se twese turi maso cyangwa twarasinziriye? Yewe usinziriye we, kanguka, Kristo abone uko akumurikira. N'ijambo riri mu Befeso, benshi turasinziriye, benshi turahunikiye, benshi tumeze nk'aba bakobwa 10 bari bategereje umukwe ko azaza, ngo 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfapfa. Amen. Kubera ko abo bapfapfa, impamvu babita abapfapfa, bari aho ngaho bategereje ariko badafite icyo bamutegerezanyije. Amatabaza yabo nta mavuta arimo. Ariko abanyabwenge bo baryamye, aho bari bari hose bari bacunze ku isaha n'isaha umukwe yagaruka. Amatabaza yabo agahora aboneye, bagahora bayaboneje, kugira ngo aho umukwe azazira bazaboneze amatabaza yabo, babashe kumusanganira. Ariko babandi b'abapfapfa bo icyaje kubabaho, ngo umukwe yaraje akomanze, bakoze ku matabaza kubera ko byari condition yo kugira ngo basanganire umukwe, basanga amatara wapi, nta sengesho ribamo, nta jambo ribamo, nta ndirimbo yo kuramya Imana ibamo, nta ndirimbo yo gushima Imana ibamo, nta gicaniro kikibamo. Imana ishimwe cyane. Ejo bahoze batwigisha umumaro w'igicaniro. Kuba maso rero ni uguhora witeguye, ariko ufite n'ibyangombwa bigufasha kuzasanganira umukunzi wawe. Ubundi kuba maso nanone ni ukurinda ubugingo. Iyo uri maso uba usabwa no kurinda ubugingo, kuko ubugingo nicyo kintu cy'agaciro dutunze. Mwari mubizi barokore? Mwari muzi ko ikintu cy'agaciro utunze ari ubugingo Kristo yaguhaye? Amazu, amamodoka, amafaranga ku makonte
Salomo yaravuze ngo numurama utumuka, n'ibindi byose wakwiratana, n'ibindi byose wakwishingikiriza, biriya byose n'ibyubahiro byose waba ufite n'ibiki byose, icy'agaciro dutunze abemeye Kristo nk'umwami n'umukiza ni ubugingo buhoraho yatubikije. Mu kuba amaso kwawe rero ugomba no kubera amaso ubwo bugingo. Haleluya. Ubugingo bwawe bugahora bwejejwe, ubugingo bwawe bugahora buri mu mwanya ukwiye Kristo azaza agasanga abwishimiye, yarangiza akabona kukujyana. Imana ishimwe cyane. Icyo bidusaba rero guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu, icya mbere ni ukuba maso. Tukaba maso dutegereje Kristo uko azaza, uri mu mwanya wumva ko aho yazira hose yasanga witeguye. Ikindi ukaba maso, ukabera maso ubugingo bwawe yaguhaye, kuko nicyo kintu cy'agaciro tugendana. Amen. Ibindi byose tubisiga hano, ino tubisiga, ariko ikintu wajyana ukazaserukana kuri wa munsi w'umuzuko ni ubugingo bwejejwe. Uramarana ushaka byinshi, urara udasinziriye, uratakaza umwanya mwinshi ushakisha ibishira, ariko ibidashira tujya tubiha umwanya mukeya. Mube maso bene data, mushyire umwete ku bidashira. Ibishira nta kibazo tubishake, ariko ntibigukereze. Iterambere ntirigukereze cyane. Ntabwo mvuze ngo ntimutere imbere, ntimunyumve nabi, mutere imbere ariko ntibibakereze. N'ibindi byose abantu barangariye muri iyi minsi, abantu barangariye bisinjirije abantu, ibyo byose ntibigukereze. Hari ibisinjirije abantu byinshi, hari ibigusinzirije, hari ibinsinjirije, ariko ugenzure neza kugira ngo witegure kugaruka kwa Kristo. Biradusaba kuba maso, tuve mu bitotsi by'isi, tuve mu bitotsi, tuve mu gahuge, tubere maso ubugingo bwacu, dutegereze umukiza wacu ko azaza agasanga twiteguye. Icya kabiri bidusaba kugira ngo duhore twiteguye guhora kuza k'umwami wacu, biradusaba guhora twirimbisha, tukiyambura imyambaro y'umwijima, tukambara imyambaro y'umucyo. Biradusaba guhora twirimbisha, tukiyambura imyambaro y'umwijima, tukambara imyambaro y'umucyo. Amen. Umurimbo w'inyuma, nituvuga kurimba cyangwa se kwirimbisha, turebe cyane ku murimbo w'imbere. Uyu murimbo w'inyuma ntabwo ari wo umwami wacu azaha agaciro ubwo azaba agarutse. Nushaka wambare imyenda igura miliyoni 10, nushaka ushyireho amakwafire ya miliyoni sinzi zingahe, nushaka ku mubiri ushyireho amazahabu ya miliyoni 100, nushaka ibyo ushaka byose, nushaka wisiga amarange y'ubwoko bwose, ko nayo bajya bayisiga, ay'umutuku n'ay'icyatsi, byose ushake usiga ibyo ushaka byose. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo murimbo w'inyuma kuri Kristo ntabwo ari wazaza kureba. Guhora wirimbisha rero, wiyambura umwambaro w'umwijima, wambara umwambaro w'umucyo. Umuntu turimbisha ni umuntu wacu w'imbere. Kristo yarambagije umuntu wacu w'imbere. Ntabwo Kristo yakoye iyi housing mureba, ntabwo Kristo yakoye icyubahiro mureba, ntabwo Kristo yakoye no gucishwa nuko waba usuzuguritse kose. Ntabwo Kristo ari byo yakoye, yakoye umutima wawe. Amen. Kubera iki dutakaza igihe? Dore iki kintu cy'inyuma rero rimwe na rimwe kijye kidutera n'ubwibone, ugasanga uvuye mu bwiza bw'Imana, ubwibone bukagutwara,
ngo sinzi ngo ibiki, ngo ikote ryangahe, ngo karuvati, ngo kugira ngo bande. Ibyo bintu uratakaza umwanya w'ubusa, ngo sinzi n'ibiki. uratakaza umwanya wawe rwose. Niba uri umugenzi ujya mu ijuru, niba koko witeguye kugaruka kwa Kristo, reka nkubwire ngo rimbisha umuntu wawe w'imbere. Uriya niho Kristo yarambagije, ni nawe azagaruka kureba ko ukiri mu mwanya yishimira mutima wawe. Haleluya, haleluya. Barokore ba Kristo bene data, tureke gutakaza umwanya ku bidafite umumaro. Dore ijoro rirakuze burenda gucya. Ibintu turiho dutakazaho umwanya ni ibintu bya hano by'inaha, inaha mu isi. Ariko Yesu azaza, kandi igihe ntazi nawe utazi, Yesu azaza. Azasanga umuntu wawe w'imbere yambaye imyambaro isiti. Utekereze nanjye ntekereze, ubu mbabwira nanjye ndimo ndibwira. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ariko si nk'utazi yonge, ngo ndakubitana ibipfunsi ariko si impusha. Ubu nanjye mbabwira ibi ngibi ni ukuri, ndarwana no kurimbisha umuntu wanjye w'imbere. Nta yindi ntambara mfite ku isi hano ngewe numva impangayikishije umuntu wanjye w'imbere. Yesu aje nonaha arasanga umuntu wanjye w'imbere yambaye ibisabiti, inshabare, ibiriho ibizinga, ibiriho amagambo, ibyanditseho amazimwe, ibyanditseho ubusambanyi, ibyanditseho agasuzuguro, ibyanditseho ubujura, ibyanditseho ubwicanyi, ibyanditseho. Kandi rero reka mbabwire, ibyo ngibyo byose umwami wacu abasha kubisoma ku myambaro twambaye. Icyo wambariyeho ntago gihishwa amaso y'Imana. Niwambarira ku busambanyi, umwami wacu azabibona. Niwambarira ku moko, umwami wacu arabisoma. Niwambarira ku magambo, gusebanya n'ibindi nk'ibyo, cyangwa n'amaso y'Uwiteka, Uwiteka arabibona. Kabone naho umushumba atabibona, ariko icyo wambariyeho Kristo warakibona. Wambaye umwambaro umeze ute mu gihe cya none? Muri iyi si irimo igana ku musozo, urimo uradodesha umwambaro wawe umeze uti? Urashaka za baze zo mu isi nizo zikuraje ishinga? Urashaka ya makositimu? Urashaka biriya bintu byose? Ibyo bintu biragutesha umwanya rwose. Ntago mbibujije kubyambara rwose, niba ubifite ubyambare, ariko yari kugukerereza. Banza urebe mbere no kubyambara. Kwanza birashoboka ko unabyambara cyangwa unabifite, mbere yo kuzamura iyo baze uyishyira mu mubiri wawe, ku mubiri wawe, kugira ngo utambuke tukubone, cyangwa mbere yo kwambara iyo kositimu kugira ngo utambuke utwemeze. Tekereza uvuga ati ariko iki kintu nambaye nambariye kuki? Umuntu wanjye w'imbere yambaye ibisa biti. Wishaka kutwempressiona n'ibyo utunze cyangwa ufite, ariko ahubwo wowe banza ucunge neza ibyo wambariye ibyo ari byo. Birasaba rero guhora twirimbisha, kandi kwirimbisha umuntu ntago arimba uyu munsi ngo kwa kabiri yiyanduze, ntago arimba kwa gatatu ngo kwa kane yiyanduze. Ni uguhora, iki jambo rivuga guhora turimbisha umuntu wacu w'imbere. Mu gitondo ukarimbisha umuntu wacu w'imbere, wateranye ukarimbisha umuntu wacu w'imbere, utari mu materaniro ukarimbisha umuntu wacu w'imbere, urimo aho ukorera ukarimbisha umuntu wacu. Ahantu hose uri ukahora utekereza kurimbisha wa muntu Kristo azaza gutwara. Ntabwo azaza gutwara ibi ngibi turebesha amaso. Hari ahantu hari ibanga. Icyanyuma cyagufasha guhora witeguye kugaruka kwa Kristo, bisaba guhorana urukumbuzi rw'aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Kugira ngo uhore witeguye kugaruka kwa Kristo, biragusaba guhorana urukumbuzi rw'aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Amen.
se muzi neza ko nyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima? Nyuma y'ubu buzima wenda bamwe butabenze neza, uzi ko hari ubundi buzima buzaba bwiza cyane. Nyuma y'ubu buzima abandi wenda bumeze neza, uzi ko hazabaho ubundi buzima buruta ubwo bamereye neza cyane. Nibyo twahoze turirimba mu kanya. Ariko kugira ngo twitegure kugaruka kwa Kristo, biragusaba guhora utekereza cyangwa se guhorana urukumbuzi rwaho tuzaba nyuma y'ibi bihe turimo bya hano ku isi. Ko byagenda kwese, iyi si ni icumbi, iyi si ni transit, ariko nyuma y'iyi transit hari ahandi tuzaba. Biraterwa nawe uko urimo gutegura aho uzaba, biraterwa nanjye uko ntegura aho nzaba. Hari aheza ubuzima bw'iteka, ubuzima buzima tuzabaho iteka mu mahoro no mu mudendezo, ibyo twahoze turirimba hano. Ariko hari n'ahandi hanyuranye naho bitewe n'amahitamo yawe, kuzabaho mu buzima bwo kubabazwa iteka ryose. Haleluya. Twageze mu nzu y'Imana, twagira ubuntu bwo guterana, mwumva ayo magambo. Nyuma y'ubu buzima hazaba ubundi buzima, ariko ubwo buzima buzabaho burimo ibice bibiri. Hazabaho ubuzima bwiza tutarabona. Ijambo rirambwira ngo iby'amaso yacu atarabona n'iby'amatwi yacu atarumva, ngo ibyo nibyo abizera bategererejwe. Amen. Iby'amaso yacu atarabona n'iby'amatwi yacu atarumva. Ariko ibyo bintu murabyumva. Ushobora kwibaza, nge aha hantu iyo mpageze ndatekereza uko biri kose hari ibyo iyi si yatweretse byiza pe bishashagirana, ndetse hari n'ababashe kugera ahandi hateye imbere babona ibindi byiza birenze abana b'abantu bakoze, kandi byiza pe bishashagirana. Ariko mwumvire ijambo rivuga ngo ibyo Yesu yagiye kudutegurira ni iby'amaso yacu atarabona. Yandi magambo, ibyo yagiye kudutegurira ntago bibaho hano ku isi. Ntiwibeshye rero ngo wageze iyo ujya, hari ibindi byiza umwami w'abami yagiye kudutegura, ndetse ngo n'iby'amatwi yacu atarumva. Mfite amatsiko y'ibyo bintu. Haleluya, haleluya. Rero birasaba guhorana urukumbuzi rwaho tuzaba nyuma y'ubuzima. Kugira ngo nsoze, reka mbabwire abagabo, dusome iri jambo riri mu Baheburayo 11, mwumve uko aba bagabo batekerezaga. Abaheburayo 11 umurongo wa 13 tugere ku wa 16 nsoze. Mwumve aba bantu bahoranaga urukumbuzi rwaho tuzaba nyuma y'ubu buzima uko bari bameze. Ni Abaheburayo 11 ku murongo wa 13 haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuye, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Abo ni abizera bacu dusoma muri Bibiliya, Aburahamu n'abandi bizera bose ntagiye kurondora ku bw'umwanya. Abo bose ngo ibyo bintu bya hano mu isi barabirebaga, ariko ntibibateshe umwanya, ahubwo bagakumbura gakondo yabo, ngo aho bazaba, aho umwami wabo yabateguriye kuba. Nicyo kintu cyabarazaga ishinga. Benshi muzumva bavuga yuko batagiraga n'inzu hano ku isi. Kubera iki? Kuko bari bazi ko ari abashyitsi ndetse n'abimukira hano muri iyi si. Ariko bene data, muri iyi minsi ya none isi irimo kuturyohera ukuntu dutuma tuyikunda kurusha iyo tuzajya. Amen. Isi irimo kuzana uburyohe butandukanye, ukazana uburyohe
mu bubatsi ingo, ikazana uburyohe mu rubyiruko, ikazana uburyohe mu bashakanye, ikazana uburyohe mu ngeri zose z'abantu, bikatwibagiza yuko hano mu isi dufite indi gakondo yo mu ijuru. Ariko reka nkubwire ngo iby'amaso yacu atigeze kubona, apana ibingibi tubonesha amaso hano mu isi, ngo n'iby'amatwi yacu atumvise, ngo n'iby'umwami wacu yagiye kudutegurira. Rero nshuti z'umusaraba, ikintu kindi bidusaba guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu ni uguhorana urukumbuzi rw'aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Rero nshuti z'umusaraba, ni aya magambo nifuza kubaganiriza uyu mugoroba. Yesu azaza twabishaka tutabishaka, ndetse ko ngenda bishaka. Yesu azaza dushonje, Yesu azaza duhaze, Yesu azaza dutunze, Yesu azaza, ahubwo yaratubwiye ngo mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami wacu azagarukira. Imana iduhane umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen.